no mu buvumo murimo gutabaza Imana abandi basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wankoye iki ugiye wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho dore wasenganye n'abandi musengera mu butayu musengera no mu buvumo murimo gutabaza Imana abandi basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wankoye iki ugiye wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho 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 Uwiteka akuyeho igicucu umwijima byukora wagira nagira umucura ahasanga umurwayi uhamaze igihe kinini yarahamaze imyaka 38 aramubaza ati mbese murwayi we urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati singira umurwaza iyo amazi yihindurije singira uwujugunyamo Yesu aramubwira ati humura ubwo wageze ku kidendezi uyu munsi urakira hanyuma rero reka nongere mbavuge ihobe bashyitsi n'abasangwa babwire nti mwiriwe kandi muraho mwiriwe n'umuco wahozeho kandi uzahoraho kandi uragumye kuko mwarungutse uraguma ndababwira nti mwiriwe rero kandi mwiriwe mbahaye baramutsa ntabwo ari nk'ayandi yo muri Rusagayo hanyuma rero twicaye mu muryango iwacu kwa masengesho Ananiya iwacu turatarama turi mu gitaramo rero twebwe cy'amashimwe yo gushima Imana umuryango iwacu tugeze mu kwa 12 hanyuma turi mu mpera z'umwaka turabura iminsi mike kugira ngo twizihize Noheli tuyivamo hanyuma dutangire ibindi biganiro bikurikira murakoze cyane murakabya Turagushimira Mana yacu kuko Imana ikiranuka kandi uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi n'ubutwari uyu mwanya turi imbere yawe munsi y'isenge cy'inzu turagushimye iki gitondo kuko wabanye natwe turagushimira kuko warinze abashyitsi twabitegereje Imana waraturinze twebwe twese wowe uratwemereye Imana yacu kuba turi imbere yawe turi bazima nuko ishimwe n'icyubahiro no guhimbaza n'ibizami izina ryawe nihimbaza tweretse uyu munsi tweretse ibirori tugezemo turagusabye cyane kugira ngo bibonekemo kandi turagusabye kugira ngo uhagarike imigambi mibi yose mu izina rya Yesu turagushimiye Imana kugira ngo uzibane natwe byamaze mu izina rya Yesu arakoze cyane rero mugiye kudushyira imbere y'Imana ni nayo hejuru ya byose duhuze ibiganza tubanze dushimira Imana tuyeze amashimwe
murakoze cyane rero imvura mu rwego rwo kugira ngo tuze gutaramana tuziranye. Hano ni mu muryango wa masengesho Anania, ariko tugira intore iri kubereye ku mukondo ari nayo iri ku ruhembe nanone kandi akanatuvugira. Ubwo nta wundi mbavuga Murengano Jean Marie Vianney. Ndaza kumutiza uruvugira, ariko mbere yuko mutiza uruvugira reka mwese baze bahikaze, hanyuma kandi mutaza kuvuga ngo kagahugu k'amagambo menshi gahunze kandi ko numva gatangiye kuyarondogora. Ndagira ngo nanjye mbanze mbibwire kugira ngo tuze gutarabana tuziranye. Ngerera Imana ikimara kundimika nshyira kuri isi binyuje kuri data na mama ugahinga kera keza Imana. Data yarandebye abona ko niziye u Rwanda ndetse ko nzakomeza no kuvuga imbere y'imbaga nk'ingiyi. Aravuga ati ntacyo mvuze Imana izivugire, nuko nasanze nitwa havuga Imana. Mwe rero ku iriba rya batisimu yewe nasanze pasiteri yarampaye izina rya Paul utari umupagani, sinasawuri sinamutoteza ubwoko bw'Imana, ahubwo mwese kumemera Imana mbifurije kuzajya mu ijuru. Ndayifashe ukibana mwikojeje kuri wa muvure munini bitindoha, nanjye ndayikubaho urugondo, hanyuma nimara kumva nanjye mpembutse ndaza kuza mbanyuriremo ndayacagagura, ariko nanone nyavunagure. Hanyuma rero ndagira ngo nsubize uru ruvugiro bana basaza mukomeze mutaramane nk'imfura. Maze rero avuze ati tuguhaye ikaze. Hanyuma rero nanjye ubwo nkavuga ni umugeni wo nguwo uko dutarame iwacu twakumvise. Hanyuma uraza kundeba gipfura, hanyuma nanjye ngusabira umwanya. Ntawe ugera kwa data adaciye kuri mwana, ariko nta n'ugera kwa mwana adaciye kuri data. Imfura kuri na se kubera ko bangana. Haricara rero uriya umusangiza w'amagambo yavuze neza ati iyo yavunaguye akwirwa mu giseke. Turi intore rero ziturutse hari Kamonyi z'abesa mihigo, ariko numvise ibyiza bafite. Numva muri mu kiganiro cyiza cyo guhemba abana bitwaye neza kandi muri mu rukundo ndetse cyo kurangiza n'umwaka. Natwe rero mu muryango wo kwa Musafiri turi hano, icyo gitaramo twaragitumiwemo. Ndagira ngo rwose natwe mu gitaramo twatumiwemo, ntabwo twaje muri icyo gitaramo dufite impamba, ariko si impamba ndagira ngo nayo yakire uyishyire mu zindi maze twishimane twese. Ni inkorera iyo ngiyo ni inkorera kugira ngo uyishyire mu zindi zavuga kose abandi inkorera nakera na kare ibyo byabaye nk'uko yabivuze. Ndagira ngo rwose nanjye mu magambo muri buganire nyamuneka nanjye muze kurikiraho, ariko ntugire uwanga. Arakoze cyane, ariko nababwiye ko ateba gasohora amagambo nta matwi. Data aho ngaho uravuze uti uburenganzira bwawe kuko uri iwanyu. Iteka ryose umwana uri iwabo avuga ngo yakongeza iki, tubagushimire niba umurije mu bihugu. Nyakubahwa muri hano mu muryango wa masengesho, kirazira rero ahubwo turakundana, tukagenderana, tugasurana. Ibyo rero iyo abana yaravuze reka tubimwihurire n'iby'abana. Mwakoze rwose. imbere turasanga mwe Urakagira amata. turasanga mu gihe Reka musabe imbabazi rero nce bugufiya maze tuganire. nibyo Ni byiza rero umuvandimwe nyakubahwa muri hano uhagarariye umuryango w'amasengesho, tuje hari ikigembe mu murenge wa Gacurabwenge, akagari ka Kigembe, akarere ka Kamonyi. Tuje rero tuzana n'urukundo muri mu rugo rwo kwa masengesho. Tugeze kwa masengesho turashaka urukundo, cyane cyane ko dore ko ari umuhungu wacu bita Rugambage twese twarekeranye mu minsi ishize, atubwira yuko tasasusubiye mu rugo aho ngaho yamurambiye, arivuga arivovota
umuryango uzapfira n'amazi atari kuja kunumva ugiye kuvuga amagambo basobanuye batari bavuga ibyo babikuye atari ko sasasasure y'iki gitondo yandambiye none ndagira ngo nanjye mu ijambo ryo kugira ngo bandi ndetse nsome ku mazi ndafatima ndakubona rero muri hano ngiryo ijambo nyamukuru ritugenza akaba atubwira ati narakuze none ubona akuze umuryango wo kwa masengesho uzi ko mubana nawo ndagira ngo bose bizasimbuke mugereyo maze musabireyo irembo nabonye umukobwa ubwiriye ibyo bintu twarabyumvisize koko turabishima turanezerwa ariko tuza kugira umugisha dusanga hari abakobwa baheruka gushyingirwa iwacu aribo ba nyirasenge w'uwo mukobwa ubwo rero baratubwiye bati urwo rugo inka zabo zirakamwa baguye ibyo kwitera abo bantu bose nta kibazo gihari niko kuza rero mu minsi ishize tuza kubasura umuryango uza kubasura uje kubasabira irembo bararikwemerera ndetse tutanga n'inyana y'ifatarengo iherekejwe n'imfizi zirara mu mahembe nakugira amata rero baratwakiriye ariko ijambo mwatubwiye rya nyuma baratubwiye uti nimuramuka mubaye basendatazi iryo rindi tuzabikora muri make rero ngiye ijambo ritugenza murakoze mubyeyi muri hano uvuze sivuga ko ntabizi kandi umuryango amasengesho n'umwe twarazuba mwaraje nyine gusaba irembo inka z'abarembo byose barabibona ese tuvuga yuko tukazaba sendekazi twarabivuganye turabizi hari ikindi se ubwo rero irembo nyine riracyari inzu waruje kunyibutsa uzi ibyo twavuganye biriya ko tukibyibuka turacyabyibuka turacyagutegeka urakoze nziza abasendakazi uyu munsi rero aba naje kugira ngo dusubukure ibyafite urugambage kuko twari tuje gusaba irembo ry'umugeni bisaba ko umugeni yikagirwa uyu munsi rero naje kugira amata kugira ngo dusubukure iryo jambo ry'umugeni aba naje kugusaba umugeni waje gusaba umugeni naje gusaba umugeni noneho waje gusubukura cya kiganiro twari turi muri uyu munsi harya umugeni usaba ni umugeni nsaba yitwa Uwiragiye yitwa Uwizeye Uwisezerano yitwa Uwisezerano Uwiragiye Uwisezerano yitwa Uwizeye Uwisezerano niko yihuta yaba wagize nko kuri hafi y'abapolisi ntabwo babona abantu utanga yego nasanze hariya bahari uranyuma ukarimbira ngaho ukandicanga mbere yaho karama kubera ngo tutuze hano iraza hanyuma rero hakurya hagati ya Garuteja mu ijambo
barabyicarira bikomeye natwe tukarahurukira wagiye uvuga ibintu byose biri kuvangavanga imeranje tuza ubwenge ntabwo bwindi habone rwose ufite umunyaha hari ababonye rwose bakuru wasanze duhari turagusanganira rwose iki kiganiro rwose giteye hanyuma rero nabonye uri kumwe n'imfura z'ikigembe hejuru y'ikibuza cyangwa umutindi kwirabura banezerwa ariko kera bari bazi gukora bakamenya kuganira barume urabona urabona barume urabona ko ari mukuru wawe wemerewe kugukorera mu ngata tutupagenda akagira Yega burya yego hari impamvu zabiteye twageze hariya tugiye n'abapolisi ababona hari byamuteye igishyika ariko nta n'icyo yari asanga yari atwaye afite kwe ntabwo ari wowe wari utwaye yari ababariye wari utwaye yagira ngo tuzaza gucibwa amande nk'uko wabivuze hanyuma rero nabonye cyakabonye n'icyo twakwemereye hanyuma akugeneye nabonye uwo mugabo yihuta cyane iwacu umuryango w'amasengesho Ananiya igiti cy'isumba ntabwo gicana ibyo ntuye mbizi umwana aravuga ati watuye imitobe hanyuma akavuze ko ari umwana hari umugabo uhagurutsa umugabo nk'aba ari n'umuto rero burya rero ntabwo uzi icyaguteye se nigeze nkubwiriza impungenge twagize ariko rwose ijambo burya iyo rigeze hagati umenya kwitwara buriya yabanje guhaguruka mu mwemerere utaza kugira ngo wenda nabyo nta kundi kurutwara ibivuga kubivuga byo birahari ahubwo niyongere yigire hejuru arebe wa mukobwa utaza kubona wenda twahagurukije n'abakobwa mukagira ngo nabikoreze bariya nabahereza yongera arebe wamuhereza none we yongera guhita bimuganira atwara umukiro bw'igitaramo bw'umugabo w'imfaramuzi igira hino nyirato tugeze mu haguruke ujye kunsabira irembo nawe urahaguruka ndetse akanakubwira ngo n'umugeni yawe nta wundi w'amazina menshi umwana ni umuhanga cyane yinzira akabyivugira ko biba birangije byose nawe rero haguruka umwana ati jya imbere ujye kuvugira ijambo bashakaga umuryango wacu kwa masengesho Ananiya umuryango ushimwa ry'umuryango ndetse ukazagabura bakazamo ariko ibintu by'abana wakabyanga abana ko abakora kuri uwo muryango bamaze guhura no gusobeka ugahuza ingamba reka tukurikishiriza ubundi imiryango irasangamo n'abakuru baraganiriye ariko burya nuko yaguciyeho gato umwana aza kureba undi kuko baba bariganye akamushima mu mashuri uko babyirukanye ariko abantu bakuru baba baragiranye ikiganiro cy'abakuru barakigize bamaze kukigira baranezerwa baraza bakwiye ngo mu nshuti neza murarimo nyakubyara rero ni ukuvuga ngo byaze bikunze koko umwana we yaje aje kurambagiza ariko ababyeyi ari ngombwa kugira ngo bahure urukundo barwuzuze twazanywe n'urukundo dutuye dukundana umuryango wacu n'uwanyu ni umuryango utishingirana uranabizi ko n'ubushize nka twarazigabiranye ako kantu rero niba yagatekeho mu kanya rwose ntabwo yongera guteba ubu yamaze gukira ubwo wamugane wa mupolisi ubwo amaze kuvuga amasaha arageze reka nawe kuko bisezerana Felisia abari ku ruhimbi abuganiza amata yoza ibyatsi akiri urugo ubu ukuntu uyu musore ashobora kuba ameze atera bamubonye umuntu uri ku ruhimbi abuganiza amata
reka twoneyo rero twaganiraga ndakubyara naho undi mukuru wanjye bagakomeza nabonye asa na wa mwami araza kugaba bakagira imana n'abandi bagushimira ariko reka mpaguruke dore wa muhungu banze guha impamvu zawe kuko umaze kunyakira unyemereye ko usezerana ari ku ruhande harimo abuganiza amata ukaba unanyemereye murakoze niba ushimye igihe kandi ntabwo turamuhabwa ntabwo turagira ajya n'umunyarwanda kare namanuye kugeza uri mwaraseka uriya mugabo wa macu murabona rwose wagira n'icyo ukavuga wa mugari n'umugore nagenda ashyiramo n'icyasha akavuga abana bacu akavuga amazina aho bavutse hari bakitwa amazina hari ndetse akanaturanyamo n'abageni avuga hari umugeni wo kamasengesho yakananiye muri yabona ubuzima bwose felicita murebe asa n'ingwa yera abageni dufite ni beza n'ibiri yawe nta mugeni utari muri izo reba rwanda gushimira rwose maze uvuga n'umuryango ugenzura urebe niba bikwiye bidatera naho ubundi bakagira imana hasi baragucana bahita umuvuduko abitwegera munsi hasigaye baga bafite ikigego no kwihuta cyane nzabona umubarizo wakirwe aho umugabo atapfa kubita umwotso ubaza umuryango bazi inteko y'ikambere maze tugere ku rugero urakamera bagaje umugabo turi kumwe urumva se ntabwo yarakubaye mukwiye buriya kumushinga hababaza tugendeye kuri ayo mazina bavuze bishoboke ko hari ayo twamwise nawe ushobora kuba hari ayandi bamwise kuko twumvisemo n'ayo tutazi ariko turagereranya turebe tubaze hano inyuma niba nyirasenge ajya ngo yitwa yitwa Isezerano Felicite. barahari niba ngo amashyi kandi nyirasenge avuze nasubiza ngaho rero komerezaho ababyeyi banze mushimire ijambo ryiza mvuze hari umugabo mubi ureba asaba umugeni barahira bagakomandika agira ngo kaguherekeze kuko ntabwo wajya mu muryango ntagira rwose ntagira ni wowe nyirasenge urabona yuko wamwibutse ni ngombwa nonese ko niba wampaye umugeni nyakubahwa rero muri hano ndagira ngo banze nguhe izi mpano za mbere iyi suka rero yitwa Bogo yitwa Bogo aba nagira ngo igushyikirize igihe ku bwatsi bwiwe imariki iyi suka se iyi suka ni ku bwatsi bwiwe ubwatsi bwiwe igikorwa cyose cyogera inkwano za mbere iki kibumbiro rero iki kibumbiro ni ikinyana kuko cyazanye nazo bose si umaze gukura
akavuga karagenda karabuka maze rero umuvandimwe akaba umukozi izi akaba ari inama za mbere ahasigaye waje ukwere wanditswe mu bawe bakoze turazishingizi ko wabuze uti si ubwa mbere tuza gusabagenda muri uyu muryango aha dukwereye ushingiye uko wari usanzwe dukwereye ushaka gukosha nyakugira imana yawe bakubwiye ngo bikora nk'uko bikoraga mu iterambere uzi uko bakora bashaka kudukorera mu iterambere ariko uko abagabo rero turi kumwe kuri uyu muntu yabitumaho umuntu rero aze turebe uwo musore wawe tumenye n'umukobwa wawe reka ndebe uyu mugabo muri babiri ndabona afite akamashini hano ndebe ko yamumpamagarira nyamara arakoze cyane rero reka duhamagare Rwema rw'Indinzo nta wundi tuvuga ni wa musore rudasumbwa wambariye ndetse wasorokeye gutwara umukobwa wacu hanyuma nagira ngo nze kumubwira ngaze kumva bugufi hanyuma kandi akaza gutuma nsarara ahubwo atebuke aza dusanga muri ino ngamba ntabwo nza kuvuga ngo niyirukanke ariko nanone yihuta adahubutse nanone adasanze ibyo adusanzemo nagira ngo rero mubwire ngo atebuke ndaza gusaba wa mukiryitananga hari uburyo atambukamo hari n'umurisho mwiza yamenyereye gutambukamo kugira ngo aze kuzamura uwo murya w'inanga hanyuma uwo musore rudasumbwa aze gusesekara no muri iki gitaramo namara gusesekara hano ubwo abasaza barongera banzike basharika ingamba baganire kandi badasobanye umusore rudasumbwa rero Rwema rw'Indinzi igitinyiro cy'umuhungu kidate sibyo ubwo rero ndaza kubabaza uwumva ikibazo kimutsinze arajya asubira inyuma ubwo usigara ari umwe niwe usigara ikizamini yagitsinze araba ari we Rugamba Fidensi reka mbere rero kawangaho uyu ni umuto mu bajyana nk'abakuru uraho wapfura we amakuru yashaka amasomo amujyanye kwa Pilato hanyuma yaravuze ati hari n'umwe umwe yabwiye ati hanyuma isake itarabika urabonyihakanye gatatu hanyuma kandi iyo sake yarabitse haraho Yesu Kristo arimo kwamamaza inkuru nziza yaragiye agera ku mugezi hari Umusamariyakazi hanyuma igihe yamusabye amazi yo kunywa uwo Musamariyakazi yitwaga ati ntabyo nzi ubwo nubwo ikizamini kiragutsinze uraho cyane amakuru yawe urazi ko Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba hanyuma azi ko bamubambye bakamubambana n'abagome babiri umwe iburyo undi ibumoso hanyuma hari igisambo cyavuze kiti twebwe turazira ibyaha twakoze hanyuma undi aramubwira ati urave kuzabana nawe mu bwami bw'ijuru kiriya gisambo cyavugaga ngo twebwe turazira ibyo twakoze kiriya gisambo cyitwaga ati ndabyibagiwe ngaho biga amakuru hano rero aba ngabo ndabizi bari bubitsinde kandi barabisobanukiwe neza hanyuma rero ndaza gusaba uyu musore rudasumbwa we arahita abisubiza ibyo ndabizi ko Yesu Kristo asoje ubutumwa bwe hano ku isi hanyuma agasubira mu ijuru yadusigiye umurage uwo murage yarawuduhaye kandi ngo tuzawukomereho uwo murage yadusigiye mu bushi aragira ati rero mu rukundo ni mu mahagasi rero kandi atagerwa ku mashyi ati ngururwo rero mu rukundo ni narwo rwanzimbe ni nayo mpamvu mubona mpagaze ahangaha ati niyo mpamvu naje nitwaje na utaringira parapara upanga imposho hanyuma hagira ubwenge n'ubumenyi hanyuma nkabasha hagira ubwenge rero namubonye n'umusore udasumbwa tera intambwe imwe ebyiri wigira imbere mama shenge neza neza aratera intambwe wagira ngo ni perezida rwose aje kureba abaturage gira gutyo urambura ikiganza hanyuma udusuhuze nka kwa kundi abaperezida bajya babigenza natwe tukamwakiriza amashyi menshi n'izindi kugira ngo tugere aho niyo twisanga mu Rwanda
njye namurebye rero nasanze buriya namurebye nsanga imisayira none ntabwo yigeze agurujura imisigati hanyuma naje kumureba nsanga intoki n'imitozo rwose zashobora kuvuga ruruganiriza umukobwa wacu n'ikimenyimenyi ngiye namurebye rwose yangutse hano yambaye sandare ngira ngo ni Yesu uje kwamamaza inkuru nziza hanyuma rero nje kumureba hanyuma mbona yitwaje ishyimbo ngira ngo ni Mose urongoye ubwoko bw'Imana aho ngaho ni mu muhamashyi hanyuma rero murabona ko kamujugunye mu kidendezi kandi nta n'ikinini yigeze amuha Yesu nta n'urushinge yigeze amutera ahubwo yarahindukiye yitegereza umurwayi maze aramubwira ati mva murwayi we igihe umaze ku kidendezi kirahagije dore inzara yakwiciye ku kidendezi imvura yakunyagiriye ku kidendezi izuba ryakwiciye ku kidendezi ubushomeri bukwicira ku kidendezi maze ubundi Yesu aramubwira ati abandi barasubizwa basubizwa mbere yawe maze uravuga ngo njyewe Mana ukigiye wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo wowe ugezweho dore wasenganye n'abandi usengera mu butayu usengera no mu buvumo abandi basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wamoye ukigiye wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho Uwiteka akuyeho igicucu umwijima byukora wagira nagera ntacyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'i Siyoni we ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho
igicucu umwijima byukura bagirana turakurasiye ngaho itere hejuru mukobwa w'Isiyoni we Penina abo bose warabagore kandi b'umugabo umwe maze Penina arabyara bana bururubyaro Penina akajya agenda nk'umugore w'igishongore akajya abwira hanga ati rero atakiriye impano ati iyi mpano isumba izindi zose ati nararebye nsanga nta kindi ntabwo uretse nyuma y'umutima wanjye no gupfunyura asangamo urukundo ngukunda rwose atakira amashyi ngo kacikaci akandi amashyi atagirwa ku mashyi arakoze cyane rero maze nkagira nti rero ati nagira ngo mbanze nanone nongere nanagushimira ati mu kugushimira rero hanyuma Felicien aragira ati maze rero inshuti yanjye uwisezerano kandi narabigusezeranyije ati nanjye kubiyegamire mwebwe bituza bya Fides birusha amatera Dodoma gushyuha wongera umuhobere umushimire hanyuma nimushake mufungane bukwasi uzaza kubitubaza abagabo bose bari ahantu bose n'abahamya bazabera abahamya wongera umuhobere rwose umushimire ati mama shehe abantu bahuye imitima iraganira urarimo aramwongorera imitima Felicien mufata akaboko hanyuma ugeze umukazana mu muryango ugeze umukazana mu muryango hanyuma rero umuryango wo kwa Fides nawe wishimiye umukazana bamuha amashyi n'impundu nsabe papa na mama barugambage hanyuma bigire ejuru babashyikirize impano bageneye kuri uno munsi babashyikirize ikamba ry'uburere bwiza papa na mama baraza kuba bugufi bwa Felicien ndetse na Fides hanyuma babashyikirize impano musengera no mu buvumo murimo gutabaza Imana abandi barasubizwa basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wankoye iki burya igihe wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho wasenganye n'abandi musengera mu butayu musengera no mu buvumo murimo byukuri wagirana turakurasiye ngaho itere hejuru mukobwa w'Isiyoni we iwo ugezweho iwo ugezweho iwo ugezweho iwo ugezweho byukuri wagirana turakurasiye ngaho itere hejuru mukobwa w'Isiyoni we iwo ugezweho iwo ugezweho iwo ugezweho iwo ugezweho ku kidendezi 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 cyitwa Betesida hari abarwayi benshi cyane iyo marayika yamanukaga akaza ku kidendezi amazi yose yahitaga yihinduriza umurwayi wajugunye muri icyo kidendezi yahitaga akira ahangaha turi naho ni ku kidendezi
ageze ahasanga umurwayi uhamaze igihe kinini, yari ahamaze imyaka 38. Aramubaza ati mbese murwayi we no mu buvumo murimo gutabaza Imana, abandi basubizwa mbere yawe, maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wankoye iki? Burya igihe wasengaga Imana yarumvaga, ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera. Yamuteruye kamushugunye mu kidendezi, kandi nta n'ikinini yigeze amuha. Yesu nta n'urushinge yigeze amutera, ahubwo yarahindukiye yitegereza umurwayi, maze aramubwira ati mva murwayi we, igihe umaze ku kidendezi kirahagije, dore inzara yakwiciye ku kidendezi, imvura yakunyagiriye ku kidendezi, izuba ryakwiciye ku kidendezi, ubushomeri bukwicira ku kidendezi. Maze ubundi Yesu aramubwira ati no mu buvumo murimo gutabaza Imana, abandi basubizwa mbere yawe, maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wankoye iki? Burya igihe wasengaga Imana yarumvaga, ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera. Icyiciro cy'impano rero bagisoza ntyo, hanyuma namara kugisoza gutyo nkasaba bariya bari beza, bariya abakobwa beza ngo babandi bashinzwe protokoli bamukwe n'umugeni. Hari ingingo nziza rero Fidensi, hari ingingo nziza Felicien yateguriye Fidensi. Nagira ngo wa muntu ufite ingingo nziza Felicien yateguriye Fidensi araza kwigira imbere, hanyuma naza kwigira imbere rero kugira ngo Felicien aze kwakira Fidensi. Kandi
Ujya kure rero ahasigaye rero bose kugira ngo ntazishokera rimwe reka mbanze mbwire Fidelis icyo kirahure urugero rw'igisubizo biteretse aho ngaho maze rero reka nibwire Felicien umukunzi reka mbanze kubwire Felicien rero kwidukira mureba ujya umugabo rero arabanza agasigura igituza kugira ngo ataza gusepfura cyangwa se agatsikira hanyuma rero abagabo bari ahangaha bose n'abagendeye mu ndege n'abazava mu Bwongereza ndetse abagabo bose nanjye ndimo turagikunda icyo ni icyubahiro duhagazeho nayo mpamvu ntawe uzakitwambura umugabo muha cyubahiro akwiye ngahiyakirira umugabo rero ndaboneraho nanjye ko bazanyakira igihe nzaba mbibutse iwanjye gutyo ati maze uretse ibyo ntabwo mbyemeje icyo kirahure icyo ngicyo gifatisha ku kaboko kacu hanyuma rero niza ku kaboko hari kugira ngo atazasefura hanyuma rero ubu umugabo rero ukamubwira amarira yo gira vuba ubwo nanjye nza kubona icyo kirahure cyera icyo amashina yo kacikaci ati kandi ntabwo ari rimwe rwose ati nzanakongera urakoze cyane amashyi menshi kuri byose hanyuma rero nagira ngo nongere mbwire uriya mukobwa ufashe ikibazo rero ati sheri igihe nakubwiraga ngo ndagukunda ati nanjye narikirije ngo nanjye ngafatanya ati nanjye ndagukunda uretse byatsewe hanyuma rero baramukunda arasa nakongera ati imitima nararebanye niba izikira gutyo hanyuma rero ongera ufate igishirane cyawe umukobwa mwiza rero igira imbere ushakire rwose wongereremo na Fidelis nawe uze kubigira gutyo nawe wongere umushwekere hanyuma rero ubwo umaze kubashwekera ngo arasante abandi abatabizi twebwe twagarukiye hariya munsi y'igiti tukavuga ngo santere do sante ntacyo byose biganisha ku buzima ngaho rero ngaho ni musangire umva Felicien icyo kirahure kimfatisha ku kaboko ko hirya oya ako ngaho hanyuma Fide nawe ako ngaho ko hino aho ngaho utyo ngaho murambura amaboko muzanye imbere hanyuma rero uzi ikintu mugiye gukora se muhindukire murebana ndababwira hanyuma icyo kirahure kimeze uzamura ayo maboko gutya ukijyane gutya urimo ntaraza gusoma ku kirahure cyiwe nanjye nze kureba n'ibidashoboka turareba tu kandi iyo foto ibiryo ako kaboko kanyuye mukomeze oya yewe yewe nasome ku kirahure ati twasobetse amaboko rero kandi ino foto nziza rwose ati kandi twese murabona ko twumva mwe turakundana mama sheni iyo foto itagira ifuti rero ntugarashanye abayishaka ngaho uri mukoma amashyi mu bukwe barakoze cyane rero n'imfura barakabyara nagira ngo mbwire rero wa mukobwa rero umuntu ntatungwa n'amazi gusa ahubwo tugomba no gutembera mu misozi ya mwaka nagira ngo rero Felicien fata Fide
wasubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe mana wankoye iki ukigiye wasengaga imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho dore wasenganye n'abandi musengera mu butayu musengera no mu buvumo murimo gutabaza imana abandi basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe mana wankoye iki ukigiye wasengaga imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho 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 uwiteka akuyeho igicucu umwijima byokora wagira nagira ntacyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'isiyoni we ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho uwiteka akuyeho igicucu umwijima byokora wagira nagira ntacyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'isiyoni we Penina abo bose barabagore kandi umugabo umwe maze Penina arabyara bana bururubyaro Penina akajya agenda nk'umugore w'igishongore akajya abwira Hana ngo ninjye mugore ugezweho akajya amusuzugura kuko yari yarabaye Hana nawe arasenga Imana imuha Samweli maze amwitegereje ubundi ashima Imana maze arariri bangu wari ngumba byaye karindi ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho uwiteka akuyeho igicucu umwijima byokora wagira nagira ntacyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'isiyoni we ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho uwiteka akuyeho igicucu umwijima byokora wagira nagira ntacyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'isiyoni we agitegereje Imana uzirinde kumusuzugura kuko Imana wasenze ikakugirira neza nawe ntiyari gusenga ngo imukize igisuzuguriro ibasha kumuhagurutsa ku ntebe yitwa icyavu ikamuteza intambwe maze ubundi ikamwigiza imbere ubundi akaririmba ngo mbonye Imana izi gutabara niwabona umbeho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho uwiteka akuyeho igicucu umwijima byokora wagira nagira ntacyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'isiyoni we I was
tugushimire kuko uyu munsi ushoboje mu izina rya Yesu wabanye nabo mwaka urugendo batangiye kandi tukaba turushoje neza urakoze data mwiza ko byose ubikoze kandi byose ukomeza no kubikora mu izina rya Yesu aleluya reka twakire ababyeyi bicara n'abandi bicara turi kumwe nawe rero hano Yesu nashimwe cyane turi kumwe na Yesu yatashye ibirori turi kumwe n'Imana Imana Mwuka Wera ndetse n'Imana Data reka twongere Imana amashyi mu butatu bwayo Imana yashimwe cyane tubahaye ikaze mwese mu izina rya Yesu uyu munsi ni mwiza kuri twebwe hano i Muhanga Zion Temple Celebration Center ndetse no ku miryango y'abene data bakoze ibirori turabakire mu izina rya Yesu reka munyemerere dukomere Imana amashyi twakire abakozi b'Imana baduteranije baduteguriye ibirori reka tubakomere amashyi tubakira Imana ibahe kuba babashije gutera intambwe turagerageza uburyo bwose dusamareza ingomanya wacu arimo bizi ko twari dufite ni poroje y'Imana yasetinze gahunda y'umuryango umuryango ukomoka ku Mana Imana niyo yafashe Adamu na Eva irabahuza bari umuryango ibahereza n'umuryango cy'urushako cy'umuryango Imana rero niyo mutwe w'umugabo umutwe w'umugore ni umugabo wiwe iyo niyo yaje Yesu nashimwe cyane urugo rudafite Yesu ruba ruri mu manegeka urugo rudafite Yesu ruba ruri muri bisi Yesu nashimwe cyane Yesu Kristo agomba kuba umutwe w'umugabo umugabo nawe akaba umutwe w'umugore wiwe amen bishobora kuba bitandukanye n'ibyo mwize mu ishuri ibyo mwize hirya no hino ariko ndababwira ibyanditse muri Bibiliya urugo rwose umutwe warwo ni Kristo Kristo ni umutwe w'umugabo umugabo akaba umutwe w'umugore Yesu nashimwe cyane ni ukuvuga ngo rero bagabo muri hano n'ibicaye hano mwaduteranije ibitekerezo byawe bigomba kuba ari ibitekerezo bya Kristo Bibiliya ivuga ngo twebwe ngo tugere gutekereza kwa Kristo umunsi uzashaka kwigira responsable w'abana bawe biragoye umunsi uzashaka kwigira responsable w'urugo rwawe biragoye urugo rwawe urarufata ukaruha Imana ufata umugore wawe ukagera gute ukamuha Imana ugafata abana ukagera gute ukabaha Imana ariko kuvuga ngo ufite ubwenge bwo kujera urugo amen biragoye kubera urugo ni poroje y'Imana Imana niyo izi ADN z'urugo Imana niyo izi ikingi zikenewe mu rugo rwawe kugira ngo urugo rwawe rugere gute rukomere rero kugira ngo umanaginge urugo ntibisaba amafaranga bisaba Kristo amen tuzamure Imana icyubahiro haleluya kugira ngo umanaginge urugo kugira ngo umanaginge abana bawe ntibisaba kujya mu ishuri bisaba kugira Kristo akaba umutwe w'urugo akumenyera abana akakumenyera
gukomeza mu masezerano. Yesu nashimwe cyane. Amafaranga ni meza azamufasha, ariko amafaranga ntazatuma nagira urugo rwawe neza. Tuzabaha bizi ibintu by'indani n'imiryango, ariko ingo zabo zarasenyutse. Tuzi benshi bakomeye bafite ubutunzi, bafite amafaranga yo kushaka nabo, ariko abantu bagize gute barabanana. Umutwe w'urugo ni Kristo. Kristo ni umutwe w'umugabo. Nushaka ko abantu bakumvira, uzumvira Imana. Nushaka ko abantu baganduka imbere yawe, uzagandukire Kristo. Yesu nashimwe cyane. Nushaka gutegeka urugo rwawe, uzabeke ingeso yuko ufitanye ubusabane bwiza na Kristo. Kristo ni umujyanama w'urugo, niwe mutwe w'urugo. Ni ukuvuga ngo urugo rudafite Kristo, nababwira bari mu manegeka, isaha n'isaha imvura yaza, ibirago yakubita, urugo rukagera gute ugasenya. Ijambo tubaha rero muri iki cyumweru cyangwa se kuri uyu munsi wawe udasanzwe, ni ukuvuga ngo mutware uri hano ufate Kristo umugire umutwe wawe, ugire gutekereza kwa Kristo. Ibikunaniza mbere yo kubibwakira kwa mama, mbere yo kubibwakira kwa pari na marere, baza uvugana na Yesu, kuko Yesu niwe washinga ko abantu bagera gute bahura. Ari ureba ibiza keretse Imana ikakuzanira niba wirateguza, ariko mbere na mbere niba warasenze ukadakanyarira, siko byo ukadakanyarira n'ibikomere uzasubire kanyarira, uvuga ngo Mana mubona mube kanyarira durire yanga mbere kubwira uko bimeze. Ariko bikakubwira bagenzi bawe, inshuti zawe, Yesu bazakubwira ngo natwe birakomeye, kandi dufite igisubizo cy'urugo, urugo rufitwe n'uwagize gute setu naho ngaho muzafate iyi mirongo. Amen. Haleluya. Reka turafata ivesi hanyuma tumareke komeze izindi ngo abikorera ba mbere 11 murongo wa 3. Amen. Abagabo bari hano ntabwo bashobora kumanaje, araza akakubwira sikiri kezo kubimagana kana yabize kuti izima. Amen. Kandi turajya mu izina ryanjye. Amen. Tuzamura Imana yacu. Urugo Mana uzarwubake mu izina rya Yesu, uzarwubake ku manywa, uzarwubake nijoro, akabura ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Turabasabira imbaraga zawe, turasabira uburinzi bwawe, imbaraga ziteza imiryango, tuzabona ibyo miryango mu izina rya Yesu. Urukundo rwabo ntiruzakike intege, uko mukeye ariko bazajya babyukana urukundo rurusha. Urukundo rwabo duhora gusubizamo imbaraga mu izina rya Yesu. Uzabahindura abatuzi, uzabaha urubyaro, bazabyare basuzukuruze mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye umugisha uva ku Mana, urufatiro rwa Kristo ruzaba mu miryango yawe mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Imana twongere dusubiremo iyo ndahiro bikore neza. Uzamukunda nk'uko ijambo ry'Imana ibitubwira mu bihe byiza n'ibihe bibi. Yego ubimana nzabana nawe akaramata. Okay.